umwanya akivovota ngo none se ngo baratubwiye ngo saa moya hageze saa moya na 40 akivovota ngo ni wowe wandi bibahora ahubwo ageze arishima usanga abantu benshi kwiharanira kugira ngo mbega bazabone ko ayazinze ariko mu rusengero bijya rero burya muzabona iyo umwana avutse bamwigisha gukora ibyiza ariko gukora ibi hari umuntu yabigisha gukora ibi rero ahubwo ibi umuntu arabivukana niyo mpamvu rero n'iby'isi kubishaka byo nta mbaraga ahubwo buri wese avuga yuko ari ngombwa rero katurebere hamwe katuye tubiretse karibyo kugira ngo turebe ko buri muntu wese ajya yisubiraho kuko narasomye ibyo byose bizaza mu rwanda ko Yesu usanga ari none se twabimenye urabona impamvu dukererwa ugasanga umuntu gutanga inzitwazo zitandukanye ariko si Imana nikuzanye imbere irafiri bikakwereka uburyo wazinduka muri kampani unakererwa yemwe wakererwa umunsi umwe ejo ukaharanira kuzima ahubwo rero ukerewe uyu munsi minota 5 ku isaha tukikerera iminota 10 noneho ku indi saha tukazongera indi minota 10 ariko ntabwo ari umugambi w'Imana ahubwo umugambi wa Satani. Tugiye kureba hamwe isomo ry'igito tugiye gutangiza riboneka mu Filipi 2:13. Abafilipi 2:13 afite biriya turajya twumve ko ijambo ry'Imana rikwiye. Abafilipi 2:13 amari turajyana kandi buri muntu asengere umutima kugira ngo imbaraga y'Imana Satani itsindwe ahubwo imbaraga y'Umwuka Wera ibane nawe. 13 nuko Bibiliya ishyuye aravuga kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Kuko Imana ariyo idutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Niba turi mu mwami Imana rero bijya Paulo avuga ngo tubwise na Kristo ingenzi ute imbaraga. Bashobora ko twarwana mu by'isi bigashoboka tugakoresha imbaraga ariko mu by'umwuka byo ni Imana itubasha gutsinda. Afite kino gitabo cyitwa kwitegura akaga tugiye gusoma tugiye kwiga kwitegura iki akaga kari imbere yacu turaza kuri se twakitegura iyo abantu bari gutegura intambara bari bashakisha uburyo bwose baburirwa twibwe mu by'umwuka se kwitegura akaga ni izihe ntwaro twashaka reka nk'ubu baranditse rero ku ipaji 56 aravuga ngo gushaka gukoreshwa no kuyoborwa na Mwuka. Gushaka gukoreshwa no kuyoborwa na Mwuka. Kristo yasezeranije itorero rye ko cyitwa bivuga ngo icyigisho yavuga ngo imvura y'itumba ako ndakeka by'ibikuza amafaranga ndabona twicyakera urage urabashije bihutira ukasuka avuga ngo gushaka kuyoborwa no gushaka gukoreshwa no kuyoborwa na Mwuka. Gushaka gukoreshwa no kuyoborwa na Mwuka. None baretse ngo Kristo yasezeranije itorero rye kuriha impano y'Umwuka Wera. Kristo yasezeranije itorero rye kuriha impano y'iki Umwuka Wera. Abantu icyo bavuga ngo bazibati ntabagira Umwuka Wera. Umwuka Wera turawemera ijana ku ijana. Reka mwe none baravuga ngo iryo sezerano ni iryacu nk'uko ryahawe abigishwa ba mbere. Iryo sezerano ni iryacu ngo ryahawe abigishwa ba mbere. Ariko nk'uko andi masezerano yandi ari iri naryo rifite ibyangombwa bijyana naryo. Umubare munini ugira ishusho yo kwizera amasezerano y'Imana uvuga ibya Kristo no kuby'Umwuka Wera ariko nta kintu cy'ingirakamaro bakuramo. Nta kintu cy'ingirakamaro bageze ute ugomba kuvuga ku buryo Umwuka Wera akora n'uburyo Imana ifite n'uburyo Umwuka Wera ari imbaraga ariko ukabivugisha ururimi ariko umutima utageze ute utabyakira. None basobanuye ngo umubwiza ngo bagaragara agasobanura yemwe akigisha neza wajya kumuhuka wamwijana ku ijana ariko bamujya gushyira mu bikorwa akabunaze ndeka dutanye burije ku bantu babibonye ndetse no mu by'ubugenge byo bibaho mwarabibonaga nko muri Afurika cyane n'ahandi ukabona umuntu umunyabwenge akajya hariya yemwe akigisha abanyeshuri bagatsinda ariko ugasanga nari kwitegeka ugasanga ari kugenda mu nzira
ijana, ariko bamushyira mu kizamini akamuha ni ukuvuga ngo burya navuga ngo kwirwanya ukitsinda ni intambara ariko izo zigeze kubaho. Reka mube none hano rero ntabwo bemera kuyoborwa abo bantu nubwo bavuga iby'umwuka wera, ntabwo bemera kuyoborwa n'ibikoresho byo mu ijuru. Abo bantu nubwo bavuga imbaraga ya mwuka wera ariko ntabwo bemera kuyoborwa n'ibikoresho byo mu ijuru. Buryo bamwe uzasanga abantu benshi bakavuga uburyo ntabwo nshaka kuvuga umuntu ariko nibuka umuntu umwe w'ituranye yamara gusinda akamara yasinze abaryata yarangiza akavuga ngo viwe n'umukobani inzoga zirakubaganisha ushukora ntagire yarangiza akavuga ngo murebe uburyo imanuka imeze neza ko wagira mu nda igatema yazi neza kandi bivuga ngo abizi kubivuga ku rurimi arabizi ariko gushyira mu bikorwa bya kuko atemera ko umwuka wera akoreshwa nawe. Niyo mpamvu navuga ngo ntabwo bemera kuyoborwa n'ibikoresho byo mu ijuru. Ntawe ushobora gukoresha uko yishakiye umwuka wera, ahubwo umwuka wera niwo ugomba kudukoresha. Ntabwo tugomba gukoresha umwuka uko twishakiye, ahubwo umwuka wera niwo ugomba kudukorera. Imana ikorera mu bayo ikoresheje umwuka wera, mwumve, kumenyekanisha ubushake bwayo no gukora nk'uko ibyifuza, nko gukora nk'uko Imana igeze Imana rikoresha umwuka wayo. Ifaretse ngo abenshi ntibemera kugengwa nawe kuko bashaka kugumana nk'uko reka dusubire hano gakeya. Abenshi ntibemera kugengwa nawe ni wa mwuka wera kuko bashaka kugumana ukwishyira ukizana kwawe, ukwishyira ukizana ukwawe. Umuntu akumva yuko yakora ibyo yishakiye, ariko umuntu ashatse kwirirwa n'umwuka wera aca bugufi, hategeka umwuka wera ahubwo umwuka wera akamute. Uzasoma ngo umwuka wera ni imfura yo tumeje n'inzuti nabahawe urugendo ku bantu batuye muri Amerika, muri Afurika biroroshye, ariko muri Amerika umuntu ageze ku rugi rwa gakoma niyo waba uri mu nzu uri kumureba udakinguye yakomeza gukomanga bamwe yavuga ati birashoboka abantu ntabarimo cyangwa ntibashaka no kugenda. Umwuka wera nawe nuko ameze ngarakomanga iyo tumeje n'inzuti arigenda. Ntabwo umwuka wera ahari. Reka mwumve, umwuka ahabwa gusa abazirikana Imana bicishije bugufi kandi bashaka kuyoborwa nawe n'ubuntu bwe. Isashini mutega amatwi mwumvira ijambo. Umwuka ahabwa gusa, umwuka ahabwa mumva umuntu umuhaga. Umwuka ahabwa gusa abazirikana Imana bicishije bugufi kandi bashaka kuyoborwa nawe n'ubuntu bwe. Niyo tudashaka kuyoborwa n'ubuntu bwe rero ntabwo umwuka wera duhaga. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana dushyize inzira baje mu mutwe gatandatu n'urange gasubika mbere yo bakari. Ni ukuvuga ngo Imana dushyize inzira ebyiri, umuntu ahitamo. Ntabwo Imana yiduhata cyo bikora. Imana yatanze ibyangombwa byose kugira ngo dukizwe, ariko ntabwo ishaka. Reka mu ntano bakomeye tugeze mu gasubika avuga ko kurandura kutavuga rumwe no kutumvikana. Reka mwumve, ku munsi ubanziriza umunsi wa Pentekoste abigisha bateraniye hamwe maze barangiza amakimbirane yabo yose. Ugasanga abantu barasengana ariko bahura nawe ndetse bagenzi hariya nta mpamvu barese bagiye niba nari guca muri inzira nkaca kugira ngo tudahura kuko nzi ko hamwe tugenze ute cyangwa nyamara mu kayi turahurira mu rusengero turi n'ubu tuzajya hehe. Ibi bintu byawe kubigishwa nabo ngo babanje kugira impaka bakabona inzu z'amukuru yemwe mwumve reka twumve nabo ko byabaye. Ku munsi ubanziriza umunsi wa Pentekoste abigishwa bateraniye hamwe maze barangiza amakimbirane yose. Yabo yose bari bahuje umutima, umunsi wa Pentekoste abigishwa bose bari bateraniye hamwe, ibyakozwe n'umwaka wa kabiri umurongo wa mbere. Reka abakirisitu bashyire ku ruhande ibibacamo ibice maze bihe Imana bitangira gukiza abazimiye. Ubu ni isaha turi materaniro makuru, buratuvuze ngo wararitse umushitsi. Ikibabaje ni uko dusigaye no kurarika bibaho. Wenda reka turarike buri
turakora twe no gukora tukararika umwuka wera kagenzi ute agakora ariko ugasanga no kurarika n'abashitsi ubu tubajije abantu ati umuntu nibura wize amateraniro namanike ikiganza wasanga ntabize amateraniro ukavuga ye turi mu kazi koko turi muri Amerika reka turebe nibura uwarambuye bibiri ugasanga nta ariko wabaza ngo reka turebe umuntu bwije atari byo kuri telefone yaboneka uretse no kuvanga amasaha 12 wajije umuntu warangiza isaha imwe atari byo kuri telefone yaboneka ariko kureba muri Bibiliya bya nta mwanya muri byararinde ngo Imana irahamagara abantu bita ariko Satani yahamagara baki ino mutekereza bitekereze ibyo mwibaza kwende muri umwanya gusura Bibiliya umunsi bwira ngende kuri telefone kanga yemwe ni abantu bari kurya bari muri telefone ahantu hose abantu bari muri telefone no mu rusenge abantu baza gusenga ariko umutima ugasanga uzabikurikira nabuze no kubona n'ikibazo gise gikomeye ugasanga waje gusenga bicaranye n'abana abana bokabaha telefone bari gusubwiriza ari kubwiriza umwana bari kureba filime yo ngo umwana yaje gusenga yesashini jamwe bangu yibya buri mwana ngo igicyo tubuza ariko tugirane abantu bari gusenga abana bari kureba filime buri igeze kutubwira ati ngo ahantu yo kubwiriza nuko umubwiriza ari kubwiriza abandi nabo bari mu materaniro ariko umuntu umwe yari umucuruzi abone ari muri karitsiye ari kureba yaramwe Dubai gahehe nuko umubwiriza araje avuga amen none ngo umuntu buriya amen icyo bisobanura amen bihore bitazahora acuruza mu rusengero umuntu se amen icyo kisobanura umubwiriza ari kubwiriza nawe ari gucuruza mu rusengero ari karitsiye ari gukora imibare arangije ngo amen ngo bizahore ajya baracuruza mu rusengero bagari gusenga akuriye telefone yiritse gatuza byamutwara reka babyize dusenge kandi dusenge cyane ko nidasenga cyane arega ngo kujya gutera tukazana mu rusengero ngo hari n'abantu bagira maze bihimana bitangira gukiza abazimiye basimwumve basabane ukwizera umugisha w'Imana nabo bazawuhabwa nabo bazageza ute rero kizo gasubi kavuga ngo kirundurira mu Mana kirundura hehe mu Mana nibaza hari ngo yirundiriye mu Mana impamvu ibi byose abikuye mu bisigereho no kugira ngo igice cy'umari ibintu bihora wicaranye n'umwana ndabunda gukurikirana nakurikiranaga abantu bari gukorerwa amadosiye yo kuza muri Amerika ninde muntu wageraga imbere bari kumukorera maze akajya kuri telefone reka ntabwo wese yazirikanaga neza ibyamuzana no mu rusengero kuri kuzirikana icyakuzanye umoko waje gusabana n'umwami w'ijuru n'isi Imana yifuza kudusesekazaho umwuka wera ku rugero runini umwuka wera ku rugero runini kandi iradutumira ngo twitegure umwakira tumaze kwiyambura inaringe igihe tuzaba twaretse iyo naringe amaso yacu azabona mwumve amabuye asitaza isashidi kasubira y'amagambo igihe tuzaba twaretse iyo naringe amaso yacu azabona amabuye asitaza mwumve twateze mu nzira z'abantu kubwo kubura ubukirisi amabuye asitaza twateze hehe abakirisitu ntabwo uri gutega gutege mugenzi wawe kandi nawe ukureye yuko ukumutegurira dukwiriye kuba abantu basabana kandi bifuzanya ibyiza Imana yadusaba kuyakuramo ariyawe nuko mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe kugira ngo mugeze ute mukizwe igihe umuntu yambuye rwose igihe
ikigirwamana cyose kigatsembwaho mu mutima w'umuntu, icyo cyuho cyuzura umwuka wa Kristo. Iyo nari aho ivuye huzura umwuka wa Kristo. Igihe turimo bisaba gushikama gukomeye no kwitanga byimazeyo. Igihe turimo mu bana b'Imana, igihe turimo hari abantu bajya batekereza ngo igihe turimo ni iki, ariko mwibaze murebe igihe Pawulo yapfiriye, nawe yaranditse ngo natwe abazabakiri abazagira dute, nawe yarazi yuko Yesu azagaruka akiri, ariko twebwe ugasanga umuntu yaranzwe mw'isharati yatinze kutihana kwanyu ngo gutumye Yesu ati kuko Yesu ngo ararambuye ibiganza ngo ahari neza ejo nakujyaniriza dute nakwiha kugira ngo igituma tuvuga ngo dushyireho Imana itwihanganira idashaka ko wajyana umwezi dute, Imana ishaka ko twese twakizwa, ntabwo Imana yari yaturemeye kurimo. Igihe turimo mwumve gisaba gushikama gukomeye no kwitanga byimazeyo. Mwumve takambira Imana, ndatakambira Imana hagurutsa kandi wohereze intumwa zacengewemo n'inshingano zazo, abagabo bafite muri bo imitima imitima yabambwe ikigirwamana cy'inarijye, kuko ariyo soko y'icyaha cyose. Abantu biteguye kwitangira umurimo w'Imana batizigamye kandi bumva neza ukwera k'umurimo wabo cyangwa isengesho. Ni ukuvuga ngo dukwiye kwitangira Imana byimazeyo, tutitanze byinshi. Kandi reka babwire Yesu yavuze ngo kunkora ntabwo bihiye n'umutwe wanjye gure ibyo abantu bavangarega namwe murabona ngo ntabwo byoroshye. Impamvu ntabwo byoroshye ni uko utarakira umwuka we. Mutekereze murebe Petero kuri hakaniye Yesu, ariko bamaze kwakira umwuka we, murebe Petero agiye kumubamba yakoresheje ijambo rivuga ngo mwe kumva nk'umwami wanjye ahubwo mwumva mugeze ute. Urumva iyo mbaraga. Ibaze Stefano bari kumutera amabuye arangiye avuga ngo data wabariye ko batazigeze ute, ariko twebwe ubu bari gutera amabuye bavuga ngo yaba Imana yafashaga abantu bari kuntera amabuye ubutaka bukasamukaba kandi ugatekereza ko bapfa, ariko Stefano yavuze ngo data wabariye ko batazigeze ute cyo bapfa. Rero iyo mbaraga iri muri Petero yatumye yihakana Yesu. Muri uko yihakana Yesu cyo ingahe isashi imyakane kanga. Reka babwire ni kuvuga ngo ariko amaze guhinduka. Nibuka Yesu yaramaje akimara abaze kubona Petero ngo Petero urankunda. Petero amubwira ati ndagukunda. Aravuga ngo Petero urankunda. Petero amubwira ngo ndagukunda. Kumaze bwa kabiri avuga ngo ntabwo uzi byose, uzi ko nyenze ute. Isarari amubwira ngo aragira intama za niyo mpamvu yabitse by'ukuri. Aravuga ngo nta n'umwe ushobora kwiyambura inarijye, nta n'umwe ushobora kwiyambura niyo mpamvu tugiye dutsindwa kuko tugiye dushaka kwirwanira, ariko dufite Yesu waturwaniye. Iyo tugiye muri Yesu rero ntabwo Satani yatubasha, reka mwumve nta n'umwe ushobora kwiyambura inarijye. Yesu Kristo niwe ushobora kuyitwagura. Ni ngombwa ko imvugo y'umukristo iba iyi ngo Mana akira umutima wanjye, Mana akira umutima wa. Urabona ko nta kwishoboza mwumve kuguha ni isambu yawe yaho wakuramo imyanda, kuko ntabwo ari isambu wakoramo imyanda, ahubwo twebwe dusozwa na Kristo uduhi. Iyo Kristo ari muri twebwe byose birashoboka. Hepfo baranditse ngo dukomeze hepfo baranditse ngo reka banukirwe nta n'umwe ushobora kwiyambura inarijye, nta n'umwe ushobora kwiyambura inarijye. Niyo muzajya gusanga ugasanga umuntu mu burwanyi cyangwa n'umusizi akakubwira ngo riga gutoka nakoze bishoboka ngo byarananiye byageze ute yarirwaniye, ariko aciye bugufi Imana yamusho. Ariko murebe Imana aho yakuye Pawulo akiri Sawuli mu ngo Pawulo yajyaga no kubwiriza ahantu yajya kubabwiriza abantu bakababwira ntabwo ibyo byose ntabwo
ntabwo yahindutse ahubwo natwe arashaka kugeza ute tutwishe ariko nyamara yarahindutse by'ukuri iyo niyo mbaraga igomba gushoboza nawe ikagutuza aravuga ngo nta n'umwe ushobora kwiyambura inarinjye Yesu Kristo niwe ushobora kwipangura ni ngombwa ko imvugo y'Umukristo iba ari ngo Mana akira umutima wawe Mana akira umutima wa reka dukomeze Namwumve urabona ko ntawakwishoboza kuguha uwo mutima mwumve isambu yawe ngaho ukuremo imyanda kuko nge ntabishobora ngaho ukuremo ni wa mutima ngaho ukuremo imyanda kuko nge ntabishobora kiza mwumve kiza uko ndi kose nubwo ndi umunyantege nke nkagira kwikunda ukabije shyira urugero rwiza untunganye unzamure ungeze ku bicu byera kandi bitunganye aho amazi akomeye y'urukundo rwawe azashobora kugera ku mutima kwiyanga ntikugomba kuboneka gusa mu itangiriro ry'imibereho ya gikirisitu ahubwo ni ngombwa ko kugaragara mu ntambwe zose z'urugendo rwacu ku isi mu ntambwe zacu z'urugendo rwacu ku isi burya uzasanga abantu benshi bakagenda yarangiza akihana yamara kwihana akumva ko yageze kuri urwo rushyitsi oya ahubwo tugitangira intambwe y'urugendo tugakomeza tukajya mbere niyo mpamvu ijambo rivuga ngo dufite inzira ebyiri inzira ngari n'inzira ifungana inzira ngari rero umuntu ayijyanamo n'ibyo byose niba wari umusinzi n'ubundi uragenda ugakomeza ugasinda niba wari umusambanyi ugakomeza kuba umusambanyi niba wari umujura ugakomeza kwiba cyangwa niba wari bagahagaragara ugatangira kwiba ukajya wiba abantu bategereje ute bajya kubona niba weraga ahagaragara ukawera ahiye iyo ni inzira ngari ntabwo ari inzira ifunganye inzira ifunganye umugenda akurwa na mwuka wera kandi akemera guhindurwa na mwuka wera reka mwumve hano hepfo arakomeza avuga ngo nta cyaha gikomeye kibaho ku Mana kandi gishyira umutima w'umuntu ku kaga nko kwibona no kwihaza muri byose reka mwumve icyaha gikomeye haravuga ngo nta cyaha gikomeye kibaho ku Mana kandi gishyira umutima w'umuntu mu kaga nko kwibona no kwihaza muri byose no kwibona no kwihaza muri byose twe dukwiriye kwemera ko turi abanyantege nkeya ariko tukumva ko bikeneye gufashwa n'Imana nibyo byaha nibyo byaha bikomeye kuruta ibindi ibyo nibyo byaha bikomeye kuruta ibi kumva ko wihagije kumva ko wishoboje byose uzasomera umufarisayo yaragera asenga aravuga ngo Mana ndagushimira ko ntameze nk'abana nyamara yatashye atsindishirijwe ahubwo yatashye atsinze dukwiriye kwemera guca bugufi rero tukemera ko Imana igomba kugenda ute tutiyobora adukomeze nta cyaha gikomeye kibaho ku Mana kandi gishyira umutima w'umuntu mu kaga nko kwibona no kwihaza muri byose kwibona no kwihaza muri byose nibyo byaha bikomeye kuruta ibindi ibyo nibyo byaha bikomeye kuruta ibindi nta mbibi zibaho mu gukoreshwa k'umuntu warambitse inaringe agakingurira umutima we gukoreshwa na mwuka wera kugira ngo agire imibereho yuzuye mu kwitangira Imana umukozi w'Imana yagombye mu by'ukuri kwicisha bugufi umukozi w'Imana wese yakagombye kwicisha bugufi Yesu navuze ngo nimushaka kuba bakuru mwicishe bugufi nk'abana tumva ko hari icyo abana ahubwo wumve yuko ugomba gufashwa kandi ugomba guca bugufi ukamenya ko Imana igomba gushyirwa hejuru umukozi w'Imana yagombye mu by'ukuri kwicisha bugufi n'ubundi abafite inararibonye bisumbyeho mu by'iyobokamana nibo bitandukanya no kwibona hamwe no kwihimbaza ugasanga umukozi yuko ari byoza akumva ko ashoboye byose ariko ibyo ni
nyambara yo gusubiza inyuma. Numve kubera ko baba bafite ibitekerezo bihanitse y'ubwiza bw'Imana, bumva ko imyanya irushije iyindi bugufi Imana. Reka mwumve abakozi bumva ko imyanya irushije iyindi mu guca bugufi mu murimo wayo, ko ariyo irushaho kubahesha ikuzo. Burya yagitishe bugufi ibwa abana b'Imana by'ukuri bagomba kuba pari kuba kuciye bugufi abo karima Imana igomba gushyirwa hejuru. Dubare twazagararira handi bamunagize ikibazo cya nyunganizi umwanya muto. Isashimi ikibazo cya nyunganizi. kutavuga rumwe no kutumvikana. Burya nta kindi gishobora kubirandura kuko wabivuze ni umwuka wera mu mitima y'abantu. Baramutse ni inyunganizi kuri aya magambo twari turi kwiga. Akagingo ka kane kavuga ngo kurandura kutavuga rumwe no kutumvikana. Aka ni akagingo gakenewe cyane muri iyi minsi yacu, iminsi ya nyuma, aho Satani agenda azana amakimbirane, usibye no mu itorero no mu ngo. Mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo Satani ari kwinjira mu byumba by'amazu kugira ngo abantu abazanirwe ibice. Ugasanga umugabo n'umugore bari kumwe mu nzu ariko nta kumvikana bafite, kandi barataha bagahurira mu nzu. Yemwe umwe akajya mu kazi n'undi akajya mu kazi, akagenda atekereza mugenzi we nabi, n'undi akagenda atekereza mugenzi we nabi, kandi bagahurira muri ya nzu. Maze ya magambo ari mu gitabo cy'Ibyesho 12:12 ngo hasiwe ugushyishyano agasa n'abasohoreraho bakaba ku isi baragushyishyano. Abo bantu bari muri iyo mibereho nyamara nta rukundo bafitanye. Niyo mpamvu rero aka kagingo kavuga ngo kurandura kutavuga rumwe no kutumvikana kari gakenewe cyane muri iyi minsi yacu, kuko abantu bakeneye kurandura kutavuga rumwe no kutumvikana, ariko icyabishoboza abantu ni ikiherero. Niya mbaraga tumaze kwiga y'umwuka wera, aho buri muntu ashobora kwicisha bugufi kugira ngo asenge umwuka wera arusheho kumubashisha kugira ngo avuga rumwe na mugenzi we. Navuga rumwe niwe n'undi rumwe niwe, mu ngo zacu hagatungana, itorero rizaja mbere, kandi umurimo w'Imana uzakura ko izabuhereye mu miryango yacu. Murakoze, Imana ibahe. Akomeze kuyobora gahunda, ariko reka dushimire Imana yuko twumvishe ijambo ry'Imana, kandi tukumva yuko ikidukeneyeho muri twebwe ari kwica bugufi kugira ngo Imana ishyirwe hejuru kandi twemere kuyoborwa n'Imana. Reka rero Imana yongere ubusobanuro ku ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dushimire Imana cyane kuko amagambo meza tumaze kumva muri iki gitondo adufungurira kino giterane. Reka kandi twishimire n'abamaze kugera hano ndetse n'abashyitsi bamaze kugera hano, tuvuge tuti izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nuko icyo nasaba nuko abantu twese abari kwinjira mu magerageza kwegerana n'abandi, kuko kusimbuka intebe hagasigara umwanya hagati ntabwo ari byiza, kuko turi kwitegura kujya mu bwami bwo mu ijuru, kandi ntituzatinya kwegerana n'abandi. Imana ibahe umugisha rero. Reka rero dusoza duhagaze turirimbe indirimbo ya 53 dusabe Jacques yituyoborere. Murakoze mwese duhaguruke. Fatukubokunyobore ndumugenzi kugainga abananiwe bishima ubabumviriza ndibabwira bagenzi mwe nimuze bagezi wanyu
tumaze imirimo yacu dutegereze gukizwa dusigaranye ijuru twibaze ko twanditsweyo twikingira ibibi dutera no kwiringira Yesu ijwi riti bagenzi mwe nimuze bagezi wanyu. Katurushira umugero mwiza twemere kuri Imana nziza ni ukuri muri iki gitondo wemeye ko tuza mu rusengero rwawe icyubahiro tumaze kumva amagambo meza atugarura adukebura ni ukuri reka ari amagambo ari nande ruvugirwa ahangaha uyu munsi wose uduhe amatwi yo kuyumva mu izina rya Yesu amen. Muri dingabe yanyu mutazayinyagwa mu nzira yo kunezerwa